ariko mwandika indirimbo yitwa Ni Wowe twarapfuye badushyira muri serikeye bitegura gushingura kubera mama asenga, ajya gusenga aravuga ati twebwe twari turi abana ba kane, aravuga ati Mana ni igiki nagukoreye, mbese arasenga abaza Imana, muri ubu bukene bwanjye ugiye kumpemba ikintu cy'urupfu abana banjye nabo bagende. None amaze gusenga umuhanuzi ni Seti pasiteri wabo hano yasengeraga, aramubwira ati ngo ufite abana bari muri serikeye, hari abana ufite bari muri serikeye, aka kanya agenda urasanga bazutse. Twari tumaze muri serikeye iminsi 5 twapfuye. Twari kumere yari ari umukene muri icyo gihe, nta muntu yari kubona umuntu wo kumuhereza ahantu ho gushingura. Abakene bingana gutyo twari turi abakene cyane, tunatekera mu debe. Ibyo biri mu idebe cyangwa mugatekera mu debe twatekaga umuceri tukabura icyo kuwurisha, tukarya umuceri ubereye aho, tugafata amazi, tugafata n'umuceri tukarya, twarangiza tukarenzaho ayo mazi. Umuceri mukawukoza mu mazi ari nk'imboga? Yego. Nabwo ntabwo bishoboka, byarabaye nabwo hari igihe cyageraga kugira tujye. Nanze koko nanashimira brada wanjye mukuru, hari igihe cyageraga kugira tujye, brada wacu akamanza akajya kwikorera amadafari, akikorera amadafari, amafaranga abonye akayazana tugahaha. Mbese naramubonaga avuga ati uno muntu azaba mugufi bitewe n'inuza. Ariko mwandika indirimbo yitwa Ni Wowe